Ese waba uzi umunsi w'icyumweru umuntu aba ashobora gupfa yishwe n'umutima? Reka nguhe isegonda ubyibazeho. Ni ku wa mbere. Ese wakeka ari ku yahe masaha? Hagati ya saa 2 na saa 3. Ese waba uzi ikindi kintu gikunze kuba ku wa mbere saa 2? Iki ni cyo gihe benshi muri mwe muba muva mu rugo mujya ku kazi mudakunda. Ese bino bihurira he? Abahanga bavuga ko muri make umuntu aba y'imyaka 80 atangira gukora afite imyaka 18, agakora akazarekeraho wenda afite 65. Bino bikubwira ko wabyanga cyangwa wabyemera uzamara ubuzima bwawe hafi ya bwose uri ku kazi. Ntuzemere kumara iki gihe cyose utishimye. Nk'inshuti yanjye Boris hano. Boris ari muto yaravuze ngo nakura azishima. Boris yarakuze ariko ntabwo yari yishimye. Boris aravuga ngo narangiza kwiga azishima. Gusa Boris amaze kwiga ubuzima bwaramukubise abura uko yishima. Noneho Boris aravuga ngo nabona akazi azishima. Hashize iminsi Boris abona akazi atangira gukora ariko nanone ntiyishima. Nuko Boris aravuga ati noneho ninkora ubukwe nkabyara icyo gihe nzishima pe. Boris yarashatse abyara abana 2 gusa kubera inshingano ntabwo yari yishimye. Boris n'agahinda aravuga ati nindamuka ndangije gukora ngeze mu myaka y'ubukure noneho nzishima. Boris agera mu myaka ava ku kazi ariko nta byishimo yabonye. Boris atangira kujya gusenga buri munsi. Ndangije mbaza Boris impamvu yari ari kujya gusenga cyane. Arangije arambwira ngo kubera ko ningera igihe cyanjye nkitaba Imana noneho Vicky nzishima. Inkuru ya Boris nubwo ibabaje ariko ntabwo ari ikintu kidasanzwe. Benshi muri twe tumeze nka Boris, tubayeho ubuzima buri munsi tuvuga ngo nibigenda gutya tuzishima. Nyamara tutabeshye igihe cyo kwishima ntabwo kijya kigera. Ibi ntabwo ari amakosa yacu ahubwo nuko twabeshywe. Twabwiwe ko umuntu akora kugira ngo agire ubuzima. Utekereje neza usanga icyo ari ikinyoma. Baravuga ngo ukora bizana ubuzima. Ese ntibyakagombye kuba mu buryo bundi ubuzima bukazana akazi kubera ko iyo uri muzima nibwo ujya gukora? Nta kibazo nimba utabyizera, ariko nkubwije ukuri uzabaho neza nuramuka wirinze guhora uvuga ngo nibigenda gutya nzishima, ahubwo ugatangira kwishima kano kanya. Rubyiruko ndetse namwe babyeyi, nimukanguke mureke dukora ibyo dukunda cyangwa se dushyire urukundo mu byo dukora. Umwarimu wa Harvard Sean Arco yavumbuye icyo yise ingaruka nziza z'ibyishimo. Yavuze ko burya intsinzi y'akazi ntabwo iterwa n'ubuhanga ufite, impano cyangwa gukora cyane. Yavuze ko gutsinda kwawe bizaterwa n'uko wishimye. Nshuti zanjye, kwishima ni amahitamo. Nubwo bitoroshye ariko tugomba kugerageza tugifite umwanya. Buddha yaravuze ngo ikibazo cy'abantu bahora bumva ko bagifite igihe. Rekera kwica igihe cyawe ubusa.